ntabwo biyumvishije ukuntu indirimbo yari yaririmbye chorus, bari bazi ko ari imikino bashiduka bikomeye cyane kuko yagiye imahanga atabasabye uburenganzira. babimenye bagira ngo ni ibintu biri aho, ni ugukora indirimbo gusa, bavuga ati buriya wenda azataha, ariko babonye ko ari muri chorus no kumuproducer afite inshingano zo guproducinga ibihangano no kuririmba, ariko ntabwo yaririmba mu gihangano ubuyobozi butabyemeye, kuko niba ari korabo ubuyobozi bugomba kubanza bakamenya iyo korabo yagiyemo ni iyi. Umuhanzi uri muri management agira amategeko n'amabwiriza, ntabwo ari ukuvuga ngo ni independent artist kuko hari ibyo ashorwamo, hari n'uburyo baba bagomba kugira management y'ibihangano bisohotse biriho uruhare rw'umuhanzi cyangwa se producer wo muri 1:55. Umva byabaye bibi cyane babonye ko yaririmbye chorus, kuko niwe waririmbye chorus mu Kinyarwanda, The Ben aririmba igitero cya mbere mu Kigande, mu Cyongereza no mu Kinyarwanda, Kevin Kade aririmba igitero cya kabiri. Urumva ko ari indirimbo bari baragize chorus ariko baragize kuraba, ariko ubuyobozi bwo kwa Element butabizi, kandi ntabwo umuntu uba mu mategeko cyangwa se muri rebo ibyo urabizi ntibishoboka. Ntabwo umuhanzi ajya gukora korabo kabone nubwo yaba ari umuvandimwe we, management itabizi, ntabwo bibaho, nta na hamwe ku isi biba, agomba kubiha umugisha bakabyemera. Icyo biyumva ni kimwe. Uravuze ngo ntabwo umuhanzi wo muri management ashobora kujya muri korabo management itabizi, nta hantu ku isi iba, nta naho bizaba, bagomba kuba babizi. muri iki kibazo umuhanzi uri kuvuga ninde, management ni iyi? umuhanzi ni producer, Element ufite titre y'ubuhanzi niya producer, management ni 1:55 A na M. Ntabwo bibaho nyine ko umuproducer cyangwa se umuhanzi ashobora gukora korabo, kuko urumva yaririmbye chorus, ntabwo warimba chorus Coach Gael Kenny n'abandi bakora muri ya nyubako batazi ko umuhanzi wacu cyangwa se producer wacu arimo gukora imishinga n'abandi bantu batabizi. Bivuze ngo bo bisanze rero umushinga waramaze kubarenga, ariyo mpamvu bamubajije bati urahitamo. Kandi n'indirimbo idafite jingo ya 1:55 AM, kandi amasezerano afite agomba gukora ibihangano byose birimo jingo ya ere na jingo ya 1:55 AM. Bivuga ngo ibyo byose yabirenzeho, ajya hanze gushutinga batamuhaye uburenganzira, arangije ajya muri projet batahaye umugisha, baravuga ati indirimbo ntabwo idusohokana. Rero niyo mpamvu ubona indirimbo itasohotse, baravuga ati uravamo hano muri uno mushinga wose, cyangwa uzinga imashini yawe na software yo ukoresha utahe byo gusubira i Karongi. Nudasubira i Karongi urareka basibe chorus, bashaka indirimbo banashutinge bundi bushya. Ubwo urumva ni uguhitamo. Umuhanzi rero nka Element wari indege bwa mbere agiye mu Bwongereza, baravuga ati natesha agaciro ikintu cyitwa viza mu Bwongereza, ntesha agaciro za Nigeria, za Kenya, ubuzima mbayeho bwiza bw'inzozi zanjye, hejuru y'indirimbo ntazi niba izanampa amafaranga 100. Niyo mpamvu n'indirimbo yanze gushoka, banzuye ko agomba kuyivamo bagasubiramo mu video arimo akavamo, bagashaka n'uburyo akoramo chorus. Ubwo Pundi TV show nuko bimeze. Uretse gato 1:55 ifite Element nk'umuhanzi, imufite nk'umuproducer. Afite kontara ebyiri, afite kontara yo guproducinga ibihangano muri 1:55, agafata 50%, nabo agafata 50%, akaba anafite inshingano zo kuririmba nka second option, kuko inzozi za Element no kuzaba umuhanzi ibyo byombi bifata ari bibiri. Ariyo mpamvu ubona bamumanaginga bakamushyiramo amafaranga, agakora food, twagakora mirere, akakora indirimbo, ariko anaproducinga. Production ye ikubiye gake muri 1:55 AM, kuko uzasanga mu mwaka ashobora gukora indirimbo 10 gusa, kandi akiri muri kanti yakoraga indirimbo zitari munsi ya 30 cyangwa indirimbo 100. Ariko ubu ntabwo afite inshingano zo gukora ibihangano byinshi nka producer. Ariyo mpamvu bamuzaniyeho Compressor wize mu Gahozo Shalom mu muziki, ni umwana w'imyaka wajije 20, nawe bazamumurika vuba cyane, kuko ndumva ninjye wamukoresha ikiganiro bwa mbere namusuye, niwe bashaka akazajya akora production cyane, Element akaririmba akirirwa azenguruka. Komeza ndakumva. Ubwo urumva niyo mpamvu indirimbo twasifasa mutayibonye, barimo barashaka ukuntu bayisubiramo, kuko kumvikana bwo ngo Element asohoka irimo biragoye cyane. Ku mpamvu ubwo Godfather naza kudusobanurira, kuko arazizi ngo Element yemeye gukora production hano no kuba agomba kuba umuhanzi. Ariyo mpamvu akora indirimbo akanakora production gake gashoboka, ntabwo ari mainly muri production. Ariyo mpamvu ubona
umuhanzi nka Bruce Melody ajya gushaka ba Prince asize Element ufite amasezerano muri 155. Ntabwo bisanzwe ko umuproducer yaburira umwanya umuhanzi babana muri lebo imwe, nuko azi neza ko nawe ahugiye mu mishinga y'umuziki. Ibyo ni ibintu bihari nzi neza, kuko ibyo ni ibintu nzi neza, ntabwo nabwo ibintu iyi ntazi. statement rero ongera uyidusubiriremo, ntabwo ngushubije mu byo wavuze ko babiri uyidusubiriremo kugira ngo Iyihe tubyumve neza. iyihe iyi ngiyi utubwiye iyihe yuko iyi ngiyi yuko Element yagiye muri ya ndirimbo management yitabizi, ndashaka No kugira ngo sense. mbyumve neza. Fucking no sense. urumva Punda, yidusubije ndakumva. iyo ntudo turashaka kugira ngo ushyiraho umucyo tukubyumve ko ntabwo ndi kubikurura. Uti Element yagiye, ni gute yagiye bagenzi be batabizi? Turashaka kubyumva tubisesengure ngo bitoke hapa, ndashaka Element bupfura tuganira. Bro, stop waste. Anyway, murimo muriganira. Twagiye Punda. Punditi, izina ryanjye ni Punditi. Okay, Punditi kabiri twagiye. Uzapininge chano yanjye yayindi ya mbere barayibye, ejo ndazana Ntabwo inshyashya. ntabwo bayibye, wagomba guhindura YouTube channel ukareka ibihumbi 10 ugafata 200 utwibe. Ariko tubiri he ntabwo ipininge ejo ndashitayine ndashya ikiganiro cya mbere. Hano umuntu wanyandikiye ngaho njya hose menye ko ngo iherezo ryanjye ngo riri hafi nyuma ya za nkuru zo mu nkiko. Ndamuzi wabikubwiye, ariko tubireke turaza kubigarukaho nyuma kandi uzajya hose menye ko agatwe kanjye kari ku isahani. Tanga ijambo man. Twagiye, fata ijambo ongera ukorera reka tata kugira kugira ngo njyame kuko ngenda ibiganiro mu gitondo. Ni ukuvuga ngo Element urabizi neza ko hagati ya Debeni na Coach bisubiza inyuma, ubundi mva n'imvano y'umuntu bagikurikiye. Twagiye ubundi ntabwo numvise. Wowe amakuru ufite ni ayahe? Byagenze gute kugira ngo amakuru mfite ku izina yitwa Sikosa, nuko ari indirimbo ya Kevin Kade. Yego, indirimbo akaba yiteweho inkunga na mubyara we Jimmy Muyombo. Ubwo mubyara ni uncle cyangwa oncle mu gifaransa, yamuhaye inkunga yo kumusapotinga. Batwibye ntabwo gahambirwa mubyara w'umuntu, ntabwo ari oncle we. Bavuga gute? Nikuze ntabwo ari oncle y'umenya, ariko se nkawe kandi ro nyirarume. Navuze nyirarume, sorry, ni nyirarume kwiyose yocyetse Imana yonye. Komeza. Kwiyose biremewe cyane ugasaba imbabazi. Ubwo nuwango ni nyirarume Jimmy Muyombo yambwiye ati ndashaka gusapotinga. Arabwira ati wasapotinga, urabizi ko Jimmy Muyombo na Debeni bari inshuti cyane kuko tusubiye nk'inyuma cyane. Debeni mu bukwe bwe urabizi ko Jimmy Muyombo yamuhaye ikibanza za Zanzibar, yamubereye pare. Debeni na Jimmy Muyombo bari inshuti cyane kandi ni umufamiliye wa Kevin Kade. Debeni rero na Jimmy Muyombo na Kevin Kade biyemeza kuba Muyombo yatera inkunga Kevin Kade ku gihangano nk'umuntu n'ubundi. uwo umufamiliye we aravuga ati mfite indirimbo kandi na Debeni yari yaremeye Kevin Kade kuzamufata indirimbo. Muyombo yemeza kubatera inkunga y'amafaranga. Kevin Kade iyo ndirimbo ayikoresha kwa Element, ariko Debeni we yanga kujya kurekodinga muri studio ya 155 kuko ibi Kanombe. Ibibazo bihari hagati ya Debeni na Coach Gayeri ntabwo birakemuka, buriya bizakemurwa n'Imana cyangwa se n'abahuza. Kevin Kade ntabwo byari kubigenderaho. Iwe yagiye, urabizi ko ahora abari i Kigali cyangwa se abazi by'imiziki n'ahangaha bazi ko ahorana na Element cyane, ahora muri studio ya 155 ashakamo amahiti. Hari indirimbo agiramo uruhare mu kwandika, mu backup vocals. Indirimbo ze burya Element nta Kevin Kade ku mahiti. Indirimbo zifite amahiti za Kevin Kade na Element bazikoze. Indirimbo iraboneka, Muyombo yemeza kujya kubasapotinga. Debeni ntabwo yari kujya kurekodingira muri studio ya 155 AM Kanombe, ahubwo kubera iki biyemeje ko azana imashini igendanwa ya laptop irimo ama application ya recording ibihangano. Indirimbo Debeni we ashyiramo igice kiwe muri audio irarangira, yemeza kuzajya gushutinga. Muyombo biyemeza kubafasha kuri video bajyana na Gad ajya Tanzania, ariko Element ajya hanze ntabwo yasabye uruhushya
ebo ye abamo yabanje guca muri Kenya kuko bari bamaze igihe bajya muri Kenya kwamamaza ibihangano muri Kenya bahafashe nko mu rugo ku buryo ubyutse agenda avuga ati ngiye kwamamaza ino ndirimbo ya Mirire uretse ko ariho yakoreye n'amavidewo yayo bashutingira muri Kenya ntabwo bakoze poromosiyo ya Mirire abakurikiye umuziki nyarwanda barabizi ko Element atigeze akora poromosiyo ntabwo rero ari gusaba uburenganzira bwo kujya gukora videwo cyangwa gukora indi mishinga adasabye uburenganzira bwa management abamo ntabwo byari gushoboka ntabwo wasuka muri management udafite uburenganzira ariko aho niho kubabwira ko ruzingiye aho ngaho abantu bahaca akarongo niho mfite ikibazo nza kukubaza kubabwira ko agiye muri Kenya barabizi neza ko ariwe yakoreye indirimbo iri hiti mu madashboard n'amafilmu muri Kenya iri gukundwa cyane ntabwo byari ikibazo ariko nabyo ntibabwiye ahubwo bapostinze utuntu kuri Instagram story yari kumwe na King Pazo noneho umunyamakuru ko dukorana kuri Pundi TV show anakora no kwisoko kuri social media ya postinze ko Element na King Pazo bari muri Kenya ariho bari kubarizwa babona social King media Pazo hano ni bahita igitoki babatamana umwe w'igitoki yitwa inde umwe w'igitoki oya yitwa Daniel Rematura niwe umbaza mu oya busesenguzi ndavuga kuri nani Pundi King TV Pazo uri kuvuga King Pazo n'umugendana na igitoki Brian wamutabaye bari muri Belgique yatakaye niba ari mu Budage hamwe ajya mu bitaramo na basashomora bose baragiye anabacuruza imyenda n'abahanzi arabambika ariko aba hafi na bano bahanzi bo mu Rwanda benshi King Pazo Brian yagiye Belgique aratakara muri Hanover mu Budage ijyana na Soshomora handi yatakaye mu rubura King Pazo niwe wamutabaye King Pazo niwe wamutabaye cyagiye Brian ajya mu bitaramo mu Budage akaburirwa irengero akibura akabura aho ari bakamutabara komeza ubwo rero bapostinze utuntu kuri Instagram story tw'amasaha 24 King Pazo na Element hano turabibona uwo Daniel Remara postinga kuri social media za ICO TV na Radio Official none barabibona ko hano babimenye baramubwira ngo wadusubiye ibyo bintu ko turi hano batabizi aravuga ati ntari nabo bahita babisiba ariko baciye Kenya kugira ngo bazasange The Ben na Pamela muri Tanzania bagiye gushutinga video banakore utundi duprojet tw'amaudio uribuka ko basize bakoze amaudio na ba Mario Pamela umuzanyemo gute yari muri iyo ndirimbo nawe Pamela ntabwo na The Ben bari mu bukwe banasigayeyo na Chelsea bakabasanga mu bukwe bw'umukiri ibyo ngibyo muzanyemo gute se icyamamare hari ubwo ngiye mvuze umuntu utazwi ninde wamuzanye mu isi bw'amamare cyangwa ikibazo muzanyemo yatashye uko mafuta ari nimwe twarazikoze komeza iyo nkuru uri kwibaruzana ibintu byose bifite aho bihuriye n'abantu bose ubwo Element abona ko hano Rebo yimuvumbuye ko yagiye hanze atasabye uburenganzira ese Brian ndakuzamura fungura mic yawe uretse gato zamura mic yawe wumve Brian urahari fungura mikoro turebe reka muzamure komeza Brian ndi kumuzamura ari hejuru ngo ni muzamure zamuka twagiye yari ari hejuru ariko ntabwo arabizi ko ari hejuru komeza amwita Gateka ubwo muri rimwe utudomo 255 anama bamirira nabi Element amazi ati wagiye hanze mu biki nta burenganzira dusabye avuga ati indirimbo nagiye kurangiza ndu project twanjye nsana kimwe kwamaza indirimbo yanjye baravuga ati ntari barabyibora baravuga ati reka twe tumuretse tuhugire mu bindi ntari bazadusobanurira akomeza Tanzania video yashutinzwe na Gabi afatanyije na Hanskana abakurikira imyidagaduro muri Tanzania bazi ko Hanskana yagize uruhare mu gukora amavideo ya Diamond Platnumz yatumye abahiti afatanyije n'undi witwa Joma abo ni batatu bakoze video ya Siko irakorwa irarangira neza ase bavanye ekuteri wakwemizo ekuteri ko zifite ukuntu ziri kugira ende wowe je ntabwo nambaye ekuteri sinyamburigira muri ekuteri okay komeza byaba uri kujya kure ubwo ni abakurikiye babonye ko muri Tanzania bahagira ibihe byiza bakanarekodinga indirimbo zindi na ba Mario n'indi mishinga The Ben yakuranye na bari abanza muri Tanzania bari baramubuze barimo ba Mario bakuriye indirimbo Element we yaratashye na King Pazo The Ben na Pamela basigara muri Tanzania Chelsea abasangayo n'abandi bakobwa bataha ubukwe bw'umukire wahariye banakora challenge ariko Element atashye atanga ibisobanuro avuga ati ko wagiye Tanzania ujya Kenya
nta burenganzira byatewe n'iki, arisobanura, ubuzima burakomeza akazi bisanzwe. Ibibazo byavutse ari uko babonye bashyize hanze integuza coming soon irimo Element, The Ben na Kevin Kade, indirimbo yitwa Sikosa. Baravuga bati none se bigeze ubwo umuproducer n'umuhanzi wacu ashobora kujya muri collabo tutabizi? Baravuga ati rero byaba ari agasuzuguro, tuba tugiye gucika amazi. Baravuga bati ibi bintu ntabwo bizakunda, ikintu gishoboka ni iki. Bahise bahamagaza inama yabaye kuwa kane w'icyumweru gishize ya Element na Kenny, murumuna wa Coach Gaye na Coach Gaye na Bruce Melody. Babaza Element iti uvugishije ukuri wagiye gukora indirimbo utatubwiye, noneho ugeze no gukora collabo tutabizi? Collabo umuhanzi ufite amasezerano undi yayikoze barishyura, bakishyura rebo, kuko haba hari Element atanga 50% nawe akarya 50% ku gihangano cyose yakoze, yaba indirimbo cyangwa se collabo agiyemo. None ugiye gukora indirimbo nta burenganzira tutanabizi, kandi uzi ko The Ben ari umuhanzi tudaca imbizi. Aravuga ati indirimbo rero igishoboka dore ntabwo irasohoka, ariko barababwira basibe korasi yawe warimbye korasi, cyangwa se witahire usubire i Karongi mu cyaro. Element urumva ntabwo yari kwemera kureka ko indirimbo isohoka, ahubwo icyo yahisemo ni uko yababwiye ati indirimbo ntabwo nzayigaragaramo. Niyo mpamvu yagiye abwira The Ben na Kevin Kade ati indirimbo murayisubiramo video ge mumvanemo audio na chorus naririmbye mu bivanemo, mushaka undi muntu ubikora. Ayo mpamvu na bitarasohoka, bitazanasohoka badakoze ibyo ngibyo Element yifuza. Nuko byagenze. hanyuma amakuru avuga ko Element ari umuproducer muri 155 byonyine, adafite ahantu ahuriye, batamumanaginga nk'umuhanzi. Ibi ngibi byo urabivugaho iki? Ari byo ntabwo ari byo. Element ava muri Country Record yavuyemo ari umuproducer agerageza gukora backup vocals, noneho agiye muri 155 AM bamubwira ati wowe ngwino hano ukore production ufate 50%. Amasezerano ye nigeze kubona kopi yayo n'indirimbo yasabwa gukora ku mwaka, ni indirimbo 30 yasabwaga ku mwaka, ariko ntabwo ari itegeko kazigezaho. Noneho ariko hakaba na side yo gukora umuziki nka Faveri, kuko afite dreams zo kuzaba umuhanzi. Niyo mpamvu babonye bamureka akajya mu Bwongereza ajyanye na Melody kuririmba, bamureka akajya muri za Uganda, akajyana hose, afite amakorabo menshi. Iyo close irari muri kontara yiwe. Iyo kontra warayibonye Pundi? Narayibonye kuko nigeze kwikora ikiganiro. Nayo mpamvu ari gushyira imbaraga mu kuririmba kurusha production. Element murabizi ko indirimbo zose 10 zabaga zigize mu Rwanda zabaga ari izo, bafitemo indirimbo 2 cyangwa 3, izindi ari z'aba Prince Kids, z'aba Santana n'abandi. Urabona ko imbaraga ari kuzishyira mu kuririmba kurusha production. Afite inyota yo kuririmba kurusha production.